ubukwe bwera n'igishushanyo butwibutsa ubwo tugiye gutaha, hagiye kuzaba ubundi bukwe bw'Yesu n'itorero yacunguye. Buzaba bunejeje kuko nta muherekeza uzabamo, twese tuzaba turi abageni duherekejwe n'abamarayika. Ubukwe bwera n'igishushanyo butwibutsa ubwo tugiye gutaha, hagiye kuzaba ubundi bukwe bw'Yesu n'itorero yacunguye. Buzaba bunejeje kuko nta muherekeza uzabamo, twese tuzaba turi abageni duherekejwe n'abamarayika. Ngo twese twitegure kuzataha ubwo bukwe, tumese imyambaro tuzambara muri ubwo bukwe, tuyimese mu maraso ya Yesu, tuzemererwe gutaha ubwo bukwe. Ngo twese twitegure kuzataha ubwo bukwe, tumese imyambaro tuzambara muri ubwo bukwe, tuyimese mu maraso ya Yesu, tuzemererwe gutaha ubwo bukwe. Kutujyana i Yerusalemu, ari hafi yo kutujyana i Yerusalemu. Umukwe arategereje, umugeni arakimbagira, ari hafi yo kutujyana i Yerusalemu, ari hafi yo kutujyana i Yerusalemu, ari hafi yo kutujyana i Yerusalemu, ari hafi yo kutujyana i Yerusalemu. Abamarayika bafite amaso baritegura kuvuza impanda, itorero ryabera bikimutwe, ari kumwe n'umwameza icyo yahawe. Tujyane i Yerusalemu, tujyane i Yerusalemu, ari hafi yo kutujyana i Yerusalemu, ari hafi yo kutujyana i Yerusalemu. Umukwe arategereje, umugeni arakimbagira, ari hafi yo kutujyana i Yerusalemu, ari hafi yo kutujyana i Yerusalemu. Samatara araje, araje, Samatara araje, araje, dore araje, 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 gure dore umukwe araje. Dore umukwe araje, araje, dore umukwe araje, araje, dore araje, araje, araje.
muruhuke, ngaho nimwinjire muruhuke. Bene data mwagize kwihangana mu bigeragezo by'ubusore, none mutanze ubuhamya bwiza mu rubyiruko bagenzi banyu, none mutanze ubuhamya bwiza mu rubyiruko bagenzi banyu. Bene data mwagize kwihangana mu bigeragezo by'ubusore, bene data mwagize kwihangana mu bigeragezo by'ubusore, none mutanze ubuhamya bwiza mu rubyiruko bagenzi banyu. Umukwe ngwino, umukwe ngwino, ngaho nimwinjire muruhuke, ngaho nimwinjire muruhuke. Umukwe ngwino, umukwe ngwino, ngaho nimwinjire muruhuke, ngaho nimwinjire muruhuke. Twishimiye aba bene data, ibyishimo byuzuye umutima. Twishimiye aba bene data, ibyishimo byuzuye umutima. Twishime turirimbe haleluya, kuko berekanye umucyo mwiza. Twishimiye aba bene data, ibyishimo byuzuye umutima. Twishimiye aba bene data, ibyishimo byuzuye umutima. Twishime turirimbe haleluya, kuko berekanye umucyo mwiza. Twishime turirimbe haleluya, kuko berekanye umucyo mwiza. Umukwe ngwino, umukwe ngwino, ngaho nimwinjire muruhuke, ngaho nimwinjire muruhuke. Umukwe ngwino, umukwe ngwino, ngaho nimwinjire muruhuke, ngaho nimwinjire muruhuke. komo bukomane iyo hepfo hamwe yajyanye n'umuganda nabo baherekeje uwo mugeni. Reka barambura ibiganza bashyira amaboko yabo hejuru. Abaherekeje umugeni bose bashyira amaboko hejuru. Mbe mwabonye ni benshi baranejeje, ngaho mumfashe tubakire. Turabakire mu izina rya Yesu, Imana ibaha umugisha. Mbere ko twigira imbere, reka manze mbibwire. Izina ni Nzaramba Jean Damascene, ndi umugorozi wemera ubutumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi, ndi umubwiriza wabo. Gutiyo ruguru nabo duhereye ku basaza bakuru rwose turi kubona imbere, ufashe abo mu mujyi wa Kigali, Iburengerazuba n'Amajyaruguru, nabo nibashyira amaboko hejuru. Ndabizi baje bamuzehe rwose, nuko nabo baje n'ababyeyi barimo bashyira hejuru. Yishimiye mbe mwabonye, ngaho nimumfashe nabo tubakire. Turabakire mu izina rya Yesu, Imana ibaha umugisha. Mu byohero byo bakomeze bicarire, abandi bose bahaguruke dutangize amateraniro yacu ndimbo ya 94. Nurota
waturinze mu kuvuka kwacu no kutujya muri amasaha turi mu kutangira ubuntu izina ryawe nirihimbaza. Wemeye ko abahi gahunda y'ubukwe irapangwa, wemeye kwisohora wishoje nk'Imana, nukugize neza izina ryawe nirihimbaza. Warinze abagaraguwe n'abaja bawe mu rugendo rurerure, wabarinze impanuka, wemeye ko twongera kubonana, ugize neza ubihimbarizwe. Tukuragisha gahunda kugira ukomeze kugengwa nawe kandi uyoborwe nawe. Umuryango mushya ushinzwe mu isi uzawuhagarare nk'Imana, uzawe kukubahisha mu isi, uzabaho ubugingo buhoraho. Twishimire izina ryawe. Igikuru tugusabye utubabarire ibyaha n'amafuti, kwagisha amaraso y'umwana wawe data twezwa nawe. Twishimire izina ryawe. Gahunda y'uyu munsi yose igengwe nawe, ibidukuri biduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Tunezerwe y'umunsi w'ubukwe, Imana ubwayo yanze mu Edeni. N'amahirwe kubona umusore n'inkumi bazi umugambi w'ubukwe. Wowe udatawa buri umugayo n'ikimenyetso cy'iminsi iheruka. Tunezerwe n'umunsi w'ubukwe, Imana ubwayo yanze mu Edeni. N'amahirwe kubona umusore n'inkumi bazi umugambi w'ubukwe. Wowe udatawa buri umugayo n'ikimenyetso cy'iminsi iheruka. Mukwe nawe mugeni koko muriziwe. Babyeyi bavandimwe n'inshuti namwe muriziwe. Niba muzi umugambi w'ubukwe, Imana nayo iranezerewe. Mukwe nawe mugeni koko muriziwe. Babyeyi bavandimwe n'inshuti namwe muriziwe. Niba muzi umugambi w'ubukwe, Imana nayo iranezerewe. Gushinga urugo si ukwishakira umunezero urimo kwikunda, nukwinjira mu mushinga wo gufasha abantu ukababera inyungu, ukabashyushya ukabakomeza ukabigisha ukabayobora inzira.
gushinga urugo si ukwishakira umunezero urimo kwikunda, nukwigira mu mushinga wo gufasha abantu ukababera inyungu, ukabashyushya ukabakomeza ukabigisha ukabayobora inzira. Mukwe nawe mugeni koko muriziwe, babyeyi bavandimwe n'inshuti namwe muriziwe, niba muzi umugambi w'ukwimana iranezerewe. Mukwe nawe mugeni koko muriziwe, babyeyi bavandimwe n'inshuti namwe muriziwe, niba muzi umugambi w'ubukwimana iranezerewe. Mugenzi wawe muzabana iteka afite byiza byinshi bimurimo, afite ubwenge hamwe n'ubuhanga, ibyo mudahuje iyo ni inyungu ugize. Cyoca bugufi akugira inama, witara imigambi yose ipfusa. Mugenzi wawe muzabana iteka afite byiza byinshi bimurimo, afite ubwenge hamwe n'ubuhanga, ibyo mudahuje iyo ni inyungu ugize. Nawe mugeni koko muriziwe, babyeyi bavandimwe n'inshuti namwe muriziwe, niba muzi umugambi w'ubukwimana iranezerewe. Turagushimiye data wa twese udukunda uri mu ijuru, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye ko wapanze iyi gahunda, abana b'abantu bakayipanga, abana b'abantu ukayibaba bemeye kudusoreza nk'Imana yacu, wayoboye mu nzira ndende tugeze aha ngaha ngo kwizihiza ubukwe bwa mwene data na mushiki wacu, twese turi bazima, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mubyeyi wacu twese dusobanurirwe n'ibangarishwe mu bakuru, tugusabye mu izina rya Yesu. Waje gusa tugiranira ijambo ry'Imana kuko nibyo umwana w'Imana wese akarimenya kandi akariha agaciro. Niyo rivuzwe mu gitabo iyo wifuzwa ibihe byose haravuga ngo igihe abantu biga byose except la Bible, uretse Bibiliya. Iwacu ntabwo twaje nta gusezeranya kubaho, ubukwe bwiza, ubukwe bwera, ubugorozi, nta gusezeranya kubaho. Abantu ntabwo baje gusezerana, ahubwo barasezeranye. Cyakora uyu munsi baje gusohoza amasezerano. Tutabizi cyakora baje kutumenyesha, baza kumenyesha ababyeyi. Ubwo rero no kuvuga ko ubukwe bw'abagorozi ntabwo wasanga bari gusezeranya, oya, ngo hari umuntu uri buze imbere ngo uzamukunda, barabisezeranye bararangije, ahubwo baje kutubwira ngo ariko uyu munsi turabana. Iyi mpeta tubona tuyisoma mu byanditswe byera, ikatubwira ngo impeta nziza y'ukuri ni urukundo, ni ukwihangana, ni ubugwaneza. Ariko ijambo nashatse ko tuganira mu mwanya mugufiya, buri wese ari agaragaze gukurikirana neza inshingano yabubatse, gusobanukirwa neza n'inshingano yabubatse. Buriya mu bintu mu bibiri Imana yadusigiye tukiva Adamu amaze gucumura, ni isabato n'ubukwe. Icyo kiruhuko cy'isabato ndetse n'ubukwe, umunsi wo kuruhuka ndetse n'ubukwe, ngo ni ibyiza byo muri Edeni Imana yadusigiye tukimara kuva muri Edeni.
uvuga ngo nibyo bitunezeza. Uwavuga ngo duteranye amafaranga yose yatanzwe, yaba ari menshi, yaba amatike, yaba ibyo kujya mu kwitegura ubukwe bwa mwene data na mushiki wacu, yaba ari menshi. Ibyo ngo ntibitugaragariza umunezero Imana idusigira mu bukwe. Ndetse ijambo ry'Imana rikavuga ngo ntibagatandukane. Satani iteka ryose aza ari ikinyuranyo cy'ijambo ry'Imana ryategetse. Yesu azahorana ubwoko bwatoranijwe kumukorera. Umwami Yesu azahorana ubwoko bwatoranijwe kumukorera. Igihe Abayuda bangaga Kristo, igikomangoma cy'amahoro yabambuye ubwami bw'Imana, abo abanyamahanga Imana izakomeza gukoresha iryo hame mu mashami yose y'umurimo wayo. Ikomeye kandi igera kose ntishobora gukomeza gukorana naryo. Paji ya 32 Imana ngo ntabwo ije gukomeza gukorana naryo bitewe n'uko ngo ryata bikire ku ijambo ry'Imana. Natwe akantu kose abagorozi dukora mu ijambo ry'Imana handitswe ibyo katanditswe ngo bakareka. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo Imigani Matayo 15:8 ngo baje bansengera ubusa ko inyigisho bigisha n'amategeko y'abantu. Rero ni gusobanurwa neza n'inshingano. Ubwo bwa mbere uri ibyigisho byinshi dusobanukirwa. Imana mu bwenge bwayo n'ubuhanga bwayo na bije na proje yakoze yo kurema umuntu, kuko niwe wenyine yaremye mu bwenge, imurema ari umwe. Adamu avuye mu biganza by'Imana, yari muremure 3 eshatu, afite ubugari bwa 3 eshatu, yari afite ubwenge buzima n'ibisi inyamaswa zose. Icyo gihe nta kwandika kwari kuhari, inyamaswa zose zimunyura imbere azita amazina. Kuko niba ari nko ku munsi wa nyuma amaze kuzita amazina, ngo Imana iritegereza ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko umuntu aba wenyine, reka murebe mufashe umukwiriye. Inshingano ya mbere irabonetse ni kumufasha. Ndagira ngo iki kintu mucyumve. Iyo ubona ko Imana ari ngombwa ko basezeranye, bane bundi yaramuhamagaye ikamuhamagarira abantu cyangwa abamarayika bakaza no gusezeranya, aho bimaze kumusinziriza yakura urubavu rumwe mu mbavu ze, imutera ikinya anestesi, arasinzira rwose, irukura mu mavusi ku mutwe si mu birenge, hari icyo bisobanuye. Irangije mu bwenge bw'umuntu aramubona, niba mwitegerera ngo uyu ntakara ko mara yanjye ni gufata amagufa yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Iyo niyo ntangiriro, kwari kugira ngo amubere umufasha. Inshingano ya mbere irabonetse, abonye umufasha. Umufasha araboneka, ariko umuntu afite hari kw'izabutumwa, hari umutungo, hari amazu, hari butike, hari iki, aramukeneye ngo amubere umufasha, kuko ubu nabubatse. Nubwo umusore yaba yari afite inzu, nubwo waba ari ariko uri umusore, urakitwa umusore, urakitwa umuhungu, urakitwa ingaragu, urafite ayo mazina, ariko umunsi yarushinze yubatse. Yego uri ingaragu urubatse, ubwo ni ikinyuranyo contraire. Uri ingaragu urubatse, uyu munsi nubatse. Abayeho kimwe ugereranije wenda umuntu yamara imyaka 90, ariko imyaka isigaye 80, imyaka isigaye niyo myinshi ugereranije niyo bamaze bagiye kubana akaramata. Bamaze kubitanga igihe cy'uko kiragera ngo uko byagenze, harimo inshingano cyabwira ngo twumve. Rebeka yumura amaso abona Isaka ava kungamije, ubwo yaraje nyine kuko umusore ntabwo yagiye gusanganira. Abaza wa mugaragu ati uriya mugabo ninde ugenda ku gasozi tugiye guhura? Uwo mugaragu aramusubiza ati ni databuja. Rebeka yenda umwenda we yitwikira mu maso. Yitwikira mu maso. Uwo mugaragu atekereza Isaka ibyo yakoze byose, aramukundwakaza. Isaka ashira umubabaro wa nyina yapfushije. Aha habayemo kumuzana mu ihema rye. Amaze kumuzana mu ihema rye yaramukundwakaje. Icyo umusore yamumariye n'iki? Ni uko yashize umubabaro wa nyina yari yapfushije. Mbese Isaka yari yarapfushije nyina Sara, arongera aramukunda. Byitwa gukundwakaza kugeza igihe umusore Isaka aho yari ari ashyira umubabaro wa nyina yari yagenje ate. Ubwo araje ngo amumare umubabaro, araje ngo amukundwakaze, kandi araje ngo amubere umufasha. Mbese yuko tabereyeho icyo abatamukwe bakaza agiye kuzuza ibyo adashoboye. Mu isezerano rishya naho ubukwe bwabayeho, nk'ubukwe bw'Ikana, Yesu arabutaha, aratumirwa ngo naza butahe, geragera aratwerera.
yaje gutwerera ibinyobwa bishize, ariko mu gihe cya Pawulo nawe hari icyo yaje kuvuga ku nshingano arizo tugiye kugenderaho twihuta. Ariko iri jambo rwa mbere Abakorinto igice cya 7 umurongo wa 37, ariko ndashaka ko mutiganyira ingaragu yiganyira iby'umwami wacu uko yamunezeza. Ari umusore aje yiganyira iby'umwami uko yaneze, ukunda Imana uko yanezeza Imana. Hepfo ngo ariko uwarongoye yiganyira iby'isi, yiganyira iby'isi ngo abone uko anezeza umugore we. Mbese utazanye umugambi ngo nzamunezeza, natwe ngo twongere duhinduke, twari tumaze iminsi twubatse ngo nzamunezeza. Uwankuye mu bandi bose bari ku isi akambitamo utavuze ngo nzamunezeza, ubutambikiriye umugambi wa Satani rero ni ukubabazanya. Niyo mpamvu hepfo ngo ariko warongoye yiganyira iby'isi ngo abone ko anezeza umugore we, kandi hari mu itandukaniro ry'umugore n'umwari. Utarongowe yiganyira iby'umwami kugira ngo abe uwera ku mubiri no ku mutima, ariko warongowe yiganyira iby'isi ngo abone uko anezeza umugabo we. Umugore aje ari uwo azitwa umugore ko yakuwe mu mugabo, aje ari uwo kunezeza umugabo, n'umugabo aje ari uwo kunezeza umugore we. Bitabaye ibyo bana b'Imana uvuga ngo azanezeza, azankorera ibi, wowe ntami wowe ngo uzagira icyo umukorera. Birakwiriye ko twongera kuzirikana ijambo rivuga ngo ni ukunezezanya. Iyo ni inshingano ikomeye cyane yabubaha Imana. Ndagira ngo muri ubu bukwe bwera aho tubona dusanga iyo utari uwo mugambi, kuko ngo ni impamvu eshatu zituma umuntu ashaka. Ni ukubera abandi umugisha, ni ukubera twaremewe ibintu bine, reka amazina akivuga, twaremewe ibintu bine. Ni ukwibera ingirakamaro. Ikindi noneho ni ukororoka, ni ugukora, ni ukuruhuka, ni ukurya, no kororoka. Iby'Imana yareba ipangiye umuntu bwose mu bintu bizamufasha kandi bikamugwa neza. Aranditse ngo ubukwe bwera uhereye mu itangiro ukagera mu byahishuye, nta na hamwe haboneka umuhango wo gusezeranya ko ubwabo baba basezeranye. Impamvu basezeranye inshuro zigera muri 3. Ubu barasezeranye ko bazabana, ubu bagiye kumarana umwaka bari kwigana ingeso, bongere bati iyo ntari inkuziho n'iyi, birakwiriye ubwo maze kumenya twongere dusezerane. Hari ibyo ukunda, hari ibyo ushoboye, hari ibyo udashoboye, ariko nzakunezeza uko uzaba uri, nzakunezeza n'igihe uzaba utagifitiye gutera kunezeza nabwo azagukunda. Ubwo baba basezeranye. Noneho nta muntu wabihawe, bityo rero kubaho mu bukwe bwera w'umuhango wo gusezeranya. Abashyingirwa basezeranye umunsi bemeranyaga ko nta wundi muntu hari. Umunsi w'ubukwe ni uwo gusohoza amasezerano, si uwo gusezerana. Ibyo babisanga mu ndongozi y'umukuru w'itorero ry'Abadiventiste. Niho havuga ko pasitoro wabyerewe cyangwa se undi wabiherewe uburenganzira ari uyobora umuhango wo gushyingira. Umuhango wo gusezeranya wahanzwe na Papa Soteri muri wowe nkurikira volume paje 15 ngo murekane kwa Papa niwe wabizanye muri myaka ya mbere. Uwo mupapa wa 12 niwe watangiye kurizana. Hari kuza amahoni mu bukwe, ikimenyetso cy'ubuyobe bw'itorero riheruka n'iherezo ry'ibihe. Ikindi harimo gucana za buji mu nsengero n'ubukwe. Uwo muhango wazanywe nawo na Satani ubwe mu ntambara ikomeye paje 267. Ku munsi w'ubukwe umukozi uje kuzana umugeni iwabo, ahubwo umugeni niwe uzanwa agasanga umukwe aherekejwe n'abakobwa bagenzi be. Mu bukwe bw'Ikana ibyo kujya by'ingenzi ni umuto udasembuwe wagabuwe muri ibyo birori. Iyo amahame mvajuru yubahirijwe, ubukwe bw'umugisha ni ingabo yo gukingira kwera n'umunezero by'umuntu, burangira amakene ye yo mu mibanire n'abandi, guhuza impagarike ye bukamujijura, bukamushoboza yewe gutunganya ubu
ubukwe bwe. Harimo kwa y'amasezerano. Noneho muri izo nshingano umugabo n'umugore baba bagomba kugirana, harimo intego n'umugambi myinshi. Bazasiga se na nyina akabana n'umugore akaramata maze bombi bakaba umubiri umwe. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni muri Zaburi cya 42, umva mukobwa mwibagirwe inzu yanyu, ni mwibagirwe inzu yanyu 45. Reka ndigereho urakoze. 45 reka nisome ati 45 hati umurongo wa 10, umva mukobwa utekereze utege ugutwi kandi nari ibishanga byanyu n'inzu ya so, nicyo gituma umwami akunda ubwiza bwawe. Aha umva mukobwa utekereze utege ugutwi. Aha harimo inama ikomeye cyane. Ndetse ni ukuvuga ngo kugira ngo ubonye umunyamabanga wawe, ubonye umufasha wawe, ubwo natwe niko bigomba kumera. Hano baranditse ngo hazengurutse buri muryango wose hari uruziga rwera rugomba kurindwa kandi umwemererwa kugwinjiramo. Umugabo n'umugore bagomba kwegurana ubuzima bwabo. Umugore nta banga na rimwe akwiriye guhisha umugabo we maze ngo arishurira abandi, n'umugabo we nawe nuko nta banga rikwiriye kugira ngo arishurire umugore we maze arisha umugore we arishurira abandi. Umutima w'umugore ugomba kwitwa amafuti y'umugabo we, kandi nanone umutima w'umugabo ugomba kuba imva ahamba amafuti y'umugore we. Nta n'umwe mu bashyingiranywe ukwiye kwinezeza afite ku byiyumviro bya mugenzi we. Ntibikabeho ko umugabo n'umugore mu buryo ubwo aribwo bwose baburanira imbere y'abandi, kuko haba ubwo ibyo bafata nk'ibikintu bishobora gutera amakimbirane mu bashakanye yemwe no ku bandi. Rero itegeko ryera rigomba kurindwa buri muryango wose. Umugambi wa Satani ni uwo gusenya umuryango, kandi uko twanabyize ni 168 urugo rwa Kristo. Birakwiriye ngo abana b'Imana twongere kuzirikana ngo mbese ubwo iwanje bumeze gute. Ko ngo tugasoza niri ryatubwiye ngo umugore mwiza ninde wamubona. Buri wese ashaka kugira ngo abe mwiza, ariko buri mwiza azirikana icyo mugenzi we akunda. Umugore w'imico myiza ninde wamubona, arusha cyane rwose majani igiciro umutima w'umugabo umwiringira. Ijambo nshaka aranditse ngo ahora amugirira neza, ntabwo amugirira nabi igihe cyose akiri. Buriya ikintu cya mbere kiba ku muryango ugakomera cyane ni kwiringirana, gukundana, kumva umwe akeneye gukunda undi kandi akagerageza kumumarira amakene akamunezeza n'undi akamunezeza uko kunezezanya. Ariko hano ijambo bavuze ngo ashaka ubwobe bw'ingamiya n'imigwegwe, anezezwa no gukoresha amaboko ye. ubu ni umugore mwiza, ameze nk'imbuga z'abagenza, azana ibyo kurya bye abikuye kure, abyuka kare butaracya maze akagabura abo mu rugo, agateka abana be imirimo ibakwiriye. Mbese abyuka kare butaracya maze akagabura abo mu rugo, agategeka abaja be iyi mirimo ibakwiriye. Buriya aho Satani ngo yadutegeye mu ntangiriro ya Adamu, yadutegeye cyane ku mirire. Kandi ijambo ry'Imana tubwire nyambere turikunde, kandi ubutumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi bwongera ngo twongere dusubize ibintu kuri gahunda yabyo yakatangakambere ko Imana yabiremye. Twese tubizirikaneho tuzabona ubugingo buhoraho. Kandi ijambo ry'Imana yaravuze ntabwo izongera kuvuga kwa kabiri uko yarandika ibirungu birangirira ngo tubyige tuzabona ubugingo buhoraho. Nitubigendera uko yabivuze ni ukuri ngo tuzaba turi mu cyizere cy'uko tuzagera mu ijuru. Mpamvu hariho Bibiliya imwe, umwami umwe, kwizera kumwe, umubatizo umwe n'itorero rimwe. Birakwiriye ngo dushakire aho ngaho. Rero Imana iduhe imbaraga, dukomereze mu rwego natwe dufatanize hamwe. Kumva tudatinze muri uyu mwanya dufite umukwe mukuru, umusaza hano imbere yacu. Dufite n'undi musaza hano mu byubahiro byabo, mu buryo bwo kwihutisha gahunda. Abasaza rwose buri wese yumva icyigisho icyo byatubwiraga, agomba kugira uruhare mu kugira urugo rwiza, kurya neza kugira ngo agubwe neza. Abasaza rero bacu bariye neza, bazi ikibonezamvugo, bazi kuvuga neza. Ugiye kubaganira impamvu turi aha ngaha
tudasanzwe tuhagenda. Amazina nitwa Leonard Nkurunziza. Ijambo ryanjye ry'ibanze, ijambo ryanjye ndarishingira ku kiganiro hambere naganiriye n'umuvandimwe wacu Sezibera, uyu musaza mureba. Hambere Sezibera yaratugendereye ariko kumwe n'itsinda ry'abantu batari benshi baza batugana, turabakira bisanzwe nk'abavandimwe, tubaha intebe baricara, hanyuma dutangira kuganira. Interuro y'ijambo rye, ariko muranyumva? Ndumva mikoro itamfasha. Interuro y'ijambo rye yatubwiye yuko baje kudusura nk'abavandimwe, ariko impamvu nyamukuru ari ukudusaba umugeni. Turavuga tuti nta kibazo, twari dusanzwe tubizi nk'Abanyarwanda, none turabushimangira ndetse turabukomeje. Ubwo turabukomeje, turabushimangiye, turanabukomeje, ubwo twongeyeho no gushyingirana. Umugeni turamumwemerera, turamumuha, inkwano ze turazishima, dusezerana umunsi, ni uyu munsi. Sezibera rero, agasozi kamanuka inka, akandi kakazazamuka umugeni. Ariko n'amarenga ciye mu rwego rwo kwerekana uburemere bw'ibikorwa. Turumvikana yemwe? Ni amarenga ciye mu rwego rwo kwerekana uburemere bw'ibikorwa. Agasozi k'iwanyu ahangaha kamanutse inka, none akiwacu kazamutse umugeni. Nubwo kuzamuka bigora birusha, ariko ndakeka ko kandi ndahamya yuko twageze mu mpinga yabo, twawushoje. Mu magambo ahinnye hafi kandi yumvikana neza, Sezibera, twagucyuriye umugeni wadusabye, twagushingiye. Nguyu Jeannette wacu wawe yicaranye n'umukwe wacu. Mu by'ukuri ndabona ko ndashidikanya ko icyifuzo cyawe cyagezweho. Ibintu bigiye mu buryo amata byayo mavuta, isezerano twagusezeraniye turabishobora. Ndacyakomeje. Ndagira ngo tunibukiranye andi magambo twaganiriye ajyanye n'uyu muhango. Ukimara guhabwa umugeni no kumukwa, ibinezaneza byaragutwaye, maze ubwawe sinzi ko nabivuga mu Kinyarwanda, navuga ko ari uguhimbana. Uravuga uti umugeni mpawe ndamusura nta kabuza kuko bari wanjye. Turavuga dutoya, subiza umugongo inyuma, icyo bita marishe nagiye, maze usubire inyuma, ugende witegure, natwe dutegure umugeni, tuzakugenderera tumukuzanira. None tubigiye twakoze rero. Sezibera ndabona yuko hagati aho ngaho twabikoze, none byati birakunyuze nawe muri kumwe. Mu by'ukuri twagushingiye, kandi noneho nta kindi gisigaye. Mu kukubwira dutyo, twarakubwiye tuti impamvu bakaba musura koko kuko umuhawe ari wawe, ariko impamvu urabona abagize umuryango, abavandimwe ba Rwanda Buriyani bari aha n'abadahari, bakeneye kugira ngo bafite amatsiko yo kumenya aho umukobwa wabo agiye nangwa mushiki wabo. Rero niyo mpamvu nkaba mpagaze aho ngaha ngira ngo mbakwereke bazaba
bavuze ko bashaka kugira ngo bahamenye mu rwego rwo kunoza umubano, kuko baca umugani mu Kinyarwanda ngo ifundi ibagara umuntu n'ikihe ni akarenge. Nuko ubwo nkaba ngiye kubakwereka, ariko muri uwo mwanya nkaba ndi kwifashishe umuvandimwe wacu yahaguruka rero agakora icyo gikorwa, hanyuma nanjye haza gukurikiraho soza ijambo ryanjye. Murakoze. Mwanya mwiza. nawe haguruka bakadusuhuza. Muhimpundu n'umugabo we reba Marcel na Robert n'abana nabo bahaguruka tukabasuhuza. Muraho. Baduherekeje nabo basuhuza abo twasanze naho. Bahaguruke musuhuze. Ubonye umuryango akomokamo ari nawo umushinga, ubonye n'inshuti z'umuryango, ibyo byose ni byiza bigutahiye uyu munsi, ni impundu zikuvugira. Rero muvandimwe wacu, ndabona ntacyo narenza aho ngaho, ahasigaye icyo nakora dufatanije ni ugushima Imana yadushoboje gusoza inshingano. Tuyisaba n'ubushobozi n'ubushake n'imbaraga, kuko ari yose komoko y'imigisha yose, kugira ngo dukomerere ubuntu bwayo, maze ku iherezo tuzataha ubukwe bwera bwo mu ijuru bw'umwana w'intama. Imbaraga y'Imana idufashemo mu izina rya Yesu. Yesu iteka bahire. Kandi turashima Imana mu mutima kuko idukoreye ibyiza bikomeye birenze ibindi. Imana irakoze, ihabwe n'icyubahiro. Rero Bwana Nkurunziza, ndagushimiye mu buryo bukomeye, n'unkundira uraza muramutse. Mwaduhaye ariko turabasaza, ariko dusaza nyitamo, kandi dusaje mu ngoma nziza. Niyo mpamvu tutayoberwaho iterambere rigeze. Niyo mpamvu natwe tuzi kuramukanya tugahana umusaya kuko tururungano. Ntabwo rero abato baturusha urungano, natwe turangana. Rero Nkurunziza, ndagushimye mu buryo bukomeye. Icyambere nshima Imana kuko yabarindiye intambwe mwese mukagera ahangaha amahoro. Ndashimira n'Imana kuko yarinze umuryango wacu, nawo ukabategereza wihanganye, maze ugasanga bose ari amahoro, nta gikuba gicitse. Ndagushimira ubutumwa utuzaniye bw'umuryango w'uyu musaza witwa Rawiyani Nyaruga, akaba umuduhaye ubutumwa yaguhaye, natwe turabwakiriye. Nk'uko bivuze, mu minsi yashize umwana w'umuhungu yabwiye ko yarabutswe umukobwa wa hirya iwanyu. Nanjye rero nimbanziza kubanza nihutira kugera iwanyu. Mwaranyakiriye, twaraganiriye bose ku bavandimwe no ku muryango, mwaratubonye.
twaje guhetsa inka namwe gusezanira umugeni. Umugeni twamubonye, agasozi twamanutse mwakazamutse, mwakoze Imana y'umugisha. Twamubonye umugeni, twamubonye, ntabwo mwatubeshya kandi turabizi. Murabizera mwe n'abizerwa nawe kandi ntabwo twahinduriye umuhungu ni wa wundi. Nibyo nuko Imana y'umugisha, mwakoze kuzanira umugeni. Mudushimire uriya musaza nawe kandi turabashimiye. Kubirebana n'umuryango, ari uyu musaza nahaguruke n'umufasha we abaramutse. Noneho itsinda ryose ureba, aba bose ureba nibo bamugaragiye, nibo muryango we, nibo bari mu ruhande rw'abasangwa. Muri uyu mwanya dukora ibintu bikurikira. Twakagombye kwakira abakobwa bakabashoje icyigisho, ariko mu buryo bunyarutse tugiye kubakira. Nabo ubwo bariyemeje kuba bangahe umwe. Bashiki bacu tukibivuga barashyiraho indirimbo, baratambuka bigire hafi. imushyira mu ngobyi ya Edeni, ari kwibona ko akeneye umumararungu, imuremera umufasha umukwiye. Mwirema Imana yaremye umuntu, imushyira mu ngobyi ya Edeni, ari kwibona ko akeneye umumararungu, imuremera umufasha umukwiye. Niyo mpamvu umuntu iwabo ajya neza akamara neza, icyo ashatse cyose kibona, nyamara akumva atanyuzwe no kuguma kwibera iwabo. Ibyo yakomeje gusorera umutima Imana yavuze, nyamara akumva atanyuzwe no kuguma, akumva atanyuzwe no kuguma kwibera iwabo. N'ufite uburanga bwiza, aguye urukundo rutari urw'agararo, rutitacyane kubigaragarira amano. Y'urukundo rutari urw'agararo, rutitacyane kukarangirana n'ukwakwe. Ufite ituro ashyire hejuru, kuko umutambuke ba mama nibatambuke abahazi barabizi. Ngaho reka bitambuke. Aya mafoto naza kurangira, turasaba Sibomana Aimable Garafe, tukaba tuganye ku musozo w'amafoto y'impano. Murakoze. Ngaho abantu nibatambuke bajye kwicara, hasigaye dukomeze izindi gahunda. Twakoranye na Jeannette. Reka tumuhe ijambo, ashatse kuvuga amasegonda 30. Murakoze cyane. Twakoranye na Jeannette igihe cy'imyaka 2 dukora mu kigo cyitwa Summit Academy. Ubwo rero twatumiwe na bagenzi bacu twakoranaga ngo tumuhereze Mukecuru arakoze. Nagira ngo mbishimangirishije impano iri mu byo mwatwigishije bijyanye n'amagara mazima, ariyo mwifurije nk'umwana nkunda. Umunota umwe nkoresheje igice na madamu arakoresha ikindi. Uwiteka ndanezerewe bwa Jeannette, ni umuhigo yavuze arambwira ngo mama mudogo nzakwereka ubukwe. Shimye Imana, shimira Jeannette uduhaye ubukwe. Twari twarabuhigiye cyane, navuga ngo nkeneye ubukwe bwa kigorozi. Jeannette Imana imumpera umugisha kuko aduhaye uyu munsi, aduhaye ubu bukwe,
kandi Imana imushyigikire gukomereza amaboko izamuye kubyara abahungu n'abakobwa isenze nizeye mu izina rya Yesu. Arakoze ngaho abari gufotora twabwe ngo yambere umwana mwiza ngo ntiyantengushe ntiyagize ate ariko we intama umuryango baravuga bati arakoze cyane ngaho nibicarire ari kubasuhuza. Tojeni yaje kwiga kaminuza hahoze Inyakinama mu murenge wa Mutsi tubana neza none namugeneye impano azaze gufata n'inkoko mu rugo. Arakoze cyane abazangaha ari ngamukuru amanyina Tojeni uriya ni murumuna wa nyina Tojeni ariko ndi ngamukuru wabo. Mwana yarize rwose anyereka abantu benshi angeza ikire yangeza nkutse ntahazi none umwana hano agejeje cyangwa se nabajije neza ntahagejeje kubera iyo mpano nziza bayi nubwo bwaza n'ingorane zaza nakira nabo mu rugo naje jenyine banagiza mu bwishobozi bwabo. arakoze cyane ndabaga rirungutse ariko murabyihanganira. Uriya mwana mureba Tujeni, uriya mukobwa mureba Jeannette, ni abana twareze mu butumwa bwiza, ni abana twahuguye kenshi mu butumwa bwiza mu matangiro y'abasore. Uriya mwana ureba Jeannette afite nk'imyaka 18 turi mu materaniro hariya Nyamirama. Nongeye gutanga nsanze ari we ngezi wabo agiye kubwira mu kazana. Yakunda amatangiro cyane nzi ko yakunda. Uriya Tujeni nuko mu burezi twabagiriye rero baduhaye nabo baduhaye ibirori baduhaye biratunejeje. Ndashaka ko dushyigikira umuryango we, uriya muryango mushya. Uyu muryango mushya rero Tujeni nawe Jeannette nanjye ntabwo nazira mwaho, ndashaka uburyo bwo kubatekesha kubakira. Mfite inka ihaka, n'ibyara ikibasa ni icyawe, n'ibyara inyana ni iyawe. Imana w'umuco murakoze. amena. turakoze cyane umusirani Jean Paul Nshimiyimana ikimpagarisa ahangaha ndashima Imana mbere ya byose. Tujeni Maniriho ni umuvandimwe inshuti twahuye 2015 tugiye kwiga muri kaminuza muri IPRC Musanze. Twamaranye imyaka 3 kuva 2015 kugera 2018. Yatwereye imbuto nziza yatugejeje ku gakiza. Imana impumugisha. Amen. Promosiyo rero twiganaga bari abanyeshuri 72 abakobwa 26 n'abakobwa n'abasore bagera kuri 56 bantumye ngo Maniriho Tujeni Imana izakubakire. Yatubereye imfura kandi nzi neza yuko ibyiza watugejejeho uyu munsi na Imana itubwira. Tujeni yaradusobanuriraga mu ishuri yari umuhanga, yadufashije kwiga turaranga tubona akazi. Ayo bamushinza bambwiye ngo gushimire abantu bari bamaye nayitanze. Murakoze Imana. Sawa namwe mwaba uza ko afite intama izafumbira umurimo bazahinga, asigaye ngo Imana izababwirize n'imbyaro, asigaye n'ibindi bikeneye byose ngo bazafatanya. Imana ibarugisha. bagaragaje za kado n'abazitanze mu buryo bwo gutura Imana ibamugisha. Nshimiye n'uburyo warinze ababene data n'abashiki bacu baturutse mu birere bya kure ndetse n'abari hafi. Twese waturinze, izina ryawe nishimwe. Ubu bukwe rero bwabaye, tunagushimiye yuko itariki yaringanijwe n'abana b'abantu uyisohoje nk'Imana. Ndakwinginze kugira ngo ubagenderere muri byose kandi aba ari wowe ububakira, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tunagushimiye yuko uduhaye n'ibyo kurya bidufashiriza umubiri, byose ubidukomereze ndetse n'iby'ubugingo twabonye tubisabye mu izina rya Yesu.
wabezeho ibyo bizinga by'ibyaha ntibazemererwa kwegera umukwe nibo bazahinduka indorerezi. Iyo myambaro tuvuga nta yindi ntabwo ari iy'imutubona twambaye, imico yacu myiza yahindutse ntizatwemerera kuwutaha. Hagiye mu maraso wabezeho ibyo bizinga by'ibyaha ntibazemererwa kwegera umukwe nibo bazahinduka indorerezi. Ngo twese twitegure kuzataha ubwo bukwe, tureze imyambaro tuzambara muri ubwo bukwe, twimese mu maraso ya Yesu tuzemererwe gutaha ubwo bukwe. Ngo twese twitegure kuzataha ubwo bukwe, tumese imyambaro tuzambara muri ubwo bukwe, twimese mu maraso ya Yesu tuzemererwe gutaha ubwo bukwe. Ubukwe bwera buratunezeza iyo butarengereye amahame, bugatahuka ibyanditswe bivuga babuhesha Imana icyubahiro. Abiyemeje kurushinga none mutangiye urugamba rukomeye, mujye muhora mwisunze umukiza, mumugire umujenama mukuru. Ubukwe bwera buratunezeza iyo butarengereye amahame, bugatahuka ibyanditswe bivuga babuhesha Imana icyubahiro. Abiyemeje kurushinga none mutangiye urugamba rukomeye, mujye muhora mwisunze umukiza, mumugire umujenama mukuru. Muzahinduka ijuru ritoya hano ku isi, Yesu urashaka kunesha ibyaha, izera amaraso ya Yesu. Yesu urashaka kumenya intsinzi n'amaraso y'umukiza. Hari imbaraga mu maraso y'umwana w'intama. Hari imbaraga mu maraso ya Yesu umwana w'Imana. Turashaka gukira ubwibone, izera amaraso akwejesha amaraso ye. Hari imbaraga mu maraso y'umwana w'intama. Hari imbaraga mu maraso ya Yesu mwana w'Imana. Aha turusabye ngo rukomezwe nawe, babere byose nk'uko bishoboye, bakugire nyambere muri byose, bazagire urugo rwiza rwatumuhimbarizwa muri rwo. Umusozo w'ibihe abazagorerwa nabo bazaboneke mu tuzabishimira izina ryawe. Amen. Abari baherekeje tugiye gufata urugendo twerekeza imuhira, uyobore intambwe zacu, n'abasigaye amahoro yawe akomeze kubabumbatira, uburinzi bwawe bukomeze kutubaho twese, ubushimwe ukazatubonanisha tukiri muri iyi ngando tuzabiguhimbaza.
byose ibidukwiriye bwari mu izina rya Yesu. rwose akayira bagizemo kabo karaharuye barandi kubona bari haraguru ba profe n'abandi bagabanye farimo gatoya sigaye dukomeze rwose mutanga akayira umwami n'umwamikazi batambuke abo bagaragiye batambuke mu byubahiro byabo bamuhesha Imana icyubahiro yemeje kurushinga none mutangiye urugamba rukomeye mujye muhora mwisunze umukiza mumubwire umujyanama mukuru muzahinduka ijuru ritoya hano ku isi abarushe bose bajya baruhukira muzubaka umuryango mwiza ku isi uzimurirwa mu bwami bw'ijuru muzahinduka ijuru ritoya hano ku isi abarushe bose bajya baruhukira muzubaka umuryango mwiza ku isi uzimurirwa mu bwami bw'ijuru ubwo tugiye gutaha hagiye kuzaba ubundi bukwe bw'Yesu n'itorero yacunguye buzaba bunejeje kuko nta muherekeza uzabamo twese tuzaba turi abageni duherekejwe n'abamarayika ubukwe bwera ni igishushanyo butwibutsa ubwo tugiye gutaha hagiye kuzaba ubundi bukwe bw'Yesu n'itorero yacunguye buzaba bunejeje kuko nta muherekeza uzabamo twese tuzaba turi abageni duherekejwe n'abamarayika ngo twese twitegure kuzataha ubwo bukwe turetse imyambaro tuzambara muri ubwo bukwe twimese mu maraso ya Yesu tuzemererwe gutaha ubwo bukwe ngo twese twitegure kuzataha ubwo bukwe turetse imyambaro tuzambara muri ubwo bukwe twimese mu maraso ya Yesu tuzemererwe gutaha ubwo bukwe iyo myambaro tuvuga nta yindi ntabwo ari iyi mutubona twambaye imico yacu myiza yahindutse bizatwemerera kubutaha hagiye mu maraso babezeho ibyo bizinga by'ibyaha ntibazemererwa kwegera umukwe niba bazahinduka indorerezi iyo myambaro tuvuga nta yindi ntabwo ari iyi mutubona twambaye imico yacu myiza yahindutse bizatwemerera kubutaha hagiye mu maraso babezeho ibyo bizinga by'ibyaha ntibazemererwa kwegera umukwe niba bazahinduka indorerezi